byonyine gutravelinga ubundi muri Afrika uva mu gihugu ujya mu kindi ni ibintu biba bitoroshye twese turabizi aho biba ngombwa ko niba ushaka kuza mu Rwanda uri muri Libya ugomba kujya kunyura mu Misiri ukagenda utravelinga ahantu henshi bitewe kuko nta direct flight iva mu gihugu kimwe ujya mu kindi ibyo rero kunyura muri ibyo bihugu byose bitandukanye nta direct flights ziboneka mu bihugu bitandukanye bihuza umugabane wa Afrika binyereka ko yari yahawe ikintu cy'igihiga kiremereye kirimo ibifaranga byinshi hanyuma basuzuma bajya nyuma bakareba mukabyara mwe ibi bifaranga byaragiye bikoreshwa muri uburyo ubwo Jado twavugaga bakaba babicukumbura bagasanga bijya kungana n'ibyaguza abakiri bakabatse mukabyara mwe ibintu byo gusikautinga ko ibyo bakuza abakiri cyangwa binabiruta izi ngendo zimeze zite mukabyara ibyo rero bikaba bishobora kuvuga ati naze nawe adusobanurire neza hatagendewe ngo yabaga yatumwa byegeye ngo kuko naerega n'abatuma bagusobaza ibisobanuro wese niba bagutumye ukiba byo uretse ko navuga ko yibye bagutumye ukiba wazavuga ngo bantumye ngo nubwo nibye bari bantumye bahagutumye ariko ngo ibintu bikore mu mucyo hanyuma se mutangaza ni perereza rigikomeje abantu twumvaga turarangiza kuri Jado ariko nawe muragenda wirukanka cyane Jado zari ibindi uri mu mwongereho ubwo Jado amaze kuzana abakinnyi ariko uratubwira mugani byaje bite ko byari byaratuje urumva nyine we urumva urajya kuri mu gasongero taragerayo ubwo Jado byararangiye nyine uwo mwaka agurira abakinnyi APR Football Club ariko harya aba bantu ntibigeze kujya ngo bagiye kundegara mwambwe ngo bigeze kujya kundega ndi kuvuga ngo ibintu bya APR bikora bitaraguka nogeje neza yakangaga muvuye kuri riba yarankanga ngo ntakomeza kubisobanura no kubivuga ni ngonde jone wamagaye Foza ati na uri ku rutonde kanga guteze ko yabimbwiye Salama Faustinho uzi ko nawe mwisesengo yarya ibiganiro we na Leonidas byakozwe basanze tugutangira ikirego tayari ahubwo ndajya kuba nanjye ndajya kubarega ndajya kubarega ko bose ndajya kubarega ngewe ndakubona mfite agahinda nari ndi gukora ibintu bikomeye cyane ndi gukurikirana ndi gutangatanga kumbe ngo bajya kundega none rero nubwo byararangiye maze icyitwa Jado uwo mwaka byabaye nk'abantu bo muri APR haje icyo bita abapambe mirukanywe bimera nkaho nawe ameze nk'ugiye ku ruhande ariko ntiyagumye kwanga kuba hafi iyo kipe no kubagira inama no kuganira n'abayobozi bamwe na bamwe ariko gake bitari cyane nko ya Jado nge nari nabonye Faustinho muri gake navuganye nawe n'umuntu byari byoroshye kuba we yakwicecekera kuko hari abapampe bundi bari muri kategori ebyiri hari abirukanwe bakomeza akayihayiho ko kumera nkaho bashaka guhangana niba ariko nabyita uwo Jado rero we suko nguko yaragiye bamaze kuriya bapampe nyine bamaze gusa naho bavanwamo ariko amera Jado ni yagaragara nyine nibyo nanye kubwira amera nk'ucecetse ku buryo n'abantu bavuga ati ari umenya Jado haratakirimo yarigendeye hari n'abavuga ati wasanga yarigendeye atakiri mu Rwanda Nubera hari cyane yaramasomo ya bitewe n'iki bitewe no kwicecekera ariko abandi buzi ko bagiraga gutya bakanaterayo nibuye ubwo Jado rero yagiye yigira ku masomo ye yigaga ya scouting yaramaze gusoza ngira ngo yarashize nk'amezi nka kumwe ashoje ayo masomo akiyasoza yigaga mu gihugu cya Kenya yahise yerekeza i Doha muri Qatar agiye gusashaka amasoko y'amakipe bazajya bakorana akakora scouting yo kubazanya abakinnyi niho yaramaze iminsi yaramaze ibyumweru bibiri agarutse i Kigali akigera i Kigali yasanze nyuma y'icyumweru iyi dosiye itiza gutabwa muri yombi abantu hanjye nk'umunywanyi we nabwiye se Jado iyi dosiye urayibona ute ejo nawe niyakugaruka ko mbona ibintu byano bikomeye simbizi nanjye mbibona gutyo ntabwira harya wowe ariko se iyo tekinike ubwo tukiraho kuko ngo nayo urayishinjwa ngo umuntu ukeka ko nawe yayibazwa ngo uramwakura none si nyine nanjye ariko ngiye nkibaza Faustinho ngiye nkuhamagaye nkakubaza se Faustinho uracyari amahoro biriya ni icyaha wowe ubitekereza ute bari abantu bayifashe ngo muri context ko niba uri muri dossier jewe ku ruhande rumwe ifata amatangazaji ko ashobora kuba nk'umunywanyi abaza ati umeze neza ibyo nakumviseho
nanjye nicyo cyangwa nagiye se kukubaza. oya ariko harimo uburyo cyangwa akaba ari no tureba impande gushaka inkuru zose. akaba akaba ari n'umunyamakuru nk'uko inkuru zicukumbura zikura ahantu none se nyine nanjye avuga ati, nkubaze ndayishaka icyo nari ngiye kukubaza reka tuvuge ko ari abandi wowe bariko nabo ku ruhande rwabo tubajyeho hari ushobora kuvuga ati mutangazaji ko yatangaje kuri izi nkuru akazivugaho mu ba mbere umwe uwo wenda wikeka cyangwa utekereza ko bamufata ushobora kuba ati mutangazaji ari mu bangambanira nanjye nyine reka bagambanye umurimo wanjye nka Leonidas reka niyitire ngewe reka mutangazaji ndi umunyamakuru noneho wowe Faustinho nawe uri muri dosiye runaka n'urugero cyangwa se wakoze ahantu runaka hari abantu bari gufatwa Faustinho ninguhamagara wenda narakoze abo bandi mwakoranye narabakozeho ko bataye muri yombi hari ibyo bababaza nkaguhamagara kugira ngo menye ko cyangwa se nkakwandikira kugira ngo menye ko wowe uri amahoro batagufashe ni icyaha oya si icyaha nuko abantu bakomplika ibintu n'inzika bakazamura ibintu icyo ni icyaha kuba wabaza umuntu cyangwa se umenye ko umuntu bimeze idosiye yifashe yego warugikomeza nanjye sinyifata nk'icyaha icyaza wenda ni imibanire yawe n'uwo muntu yego cyangwa se buryo umuntu Leonidas nanone kuvuga ati kudasanzwe umpamagara ko tutari inshuti ndi gutara inkuru nyine icyo cyo wamubwira icyiza mubwira uti ndi gutara inkuru ahubwo nanone iyo umuntu yikeka aranduranye komeza mutangaza hari ubwo tariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi nibwo yageze i Kigali avuye i Doha muri Qatar ngira ngo Faustin wakubona ibyo twaganiraga mbwira amasoko hayavanye nibyo agezeho ibindi urumva ni umuntu nyine twabaga tuziranye n'inshuti yanjye ntabwo nakubeshya ngo Jado si inshuti yanjye Jado ni inshuti yanjye cyane tuziranye kera urumva yego yana ko nyine yari arimo akuza umwuga we yawe wakuze class ka yohereza n'abakinnyi i Burayi nka kwa kuri twavugaga ibya Anta nawe twavuga ati ni ibitangazamakuru mbaye mbishyize ku ruhande ngiye kwigira mu by'ubu agent abari byo mba nishakashakira ubwo akigera i Kigali rumva yasanze bagenzi bantu bamwe bata muri yombi ndamubwira ariko yavuga ngo bagenzi be se ko ari kuva bagenzi be ngo bagenzi be Jado nawe mu bagenze n'indege zagiye zijyana na APR yararimo ariko amatike menshi arimo ayiguriraga ibyo ntabyo uzi cecekereza amatike se warayacece hejuru watubwiye ko hari ari ya scouting ari nayo kujyana ikipe mu mutangaza ibyo byihoreye kuko ayo matike ntuyazi ibyo kuvuga ngo yarayiguriraga cyangwa ntiyayiguriraga icyo cyo cyihoreye kiveho Jado rero mu kuva gusinyisha uwitwa Lamine Ba avuye muri Mali yahise amanukira he muri Tanzania Lamine Ba igihe yaragiye gucika rire ngo imushaka cyane aperi mu makuru washize buko bikabyo bireka konshiramo rero ukajuzana abantu ukajuzana muri ibyo nawe Jado yahise amanuka ajya muri Tanzania ajya kureba Sekafa ubwo yahasanga nyine ba Chidibe na Godibo nawe nibwo yahise anyura no kuri Godibo nawe baramujyana bajya muri Sekafa birarangira Jado ku munsi wa Simba Day aperi igomba gukina na Simba Day na Simba namenye babigiramo na Braga ngane yomba gukina na Simba Jado yarariyo iyo match yarayirebye Odibo nawe ni wa Jado wa Jado Chidebere no wa Emifai ariko ubwo wenda Jado ni wamugejeje yabireke dossier yabyo nawe uzayibona imbabarira tuzayijyaho ariko se Leonidas ukabivuga siko bimeze nyine umukinnyi yabaga afite umu agent ko ni wowe wabitubwiye haruguru Jado agakonfirime ariko nyine Chidibere wafite abandi bamuhibikanyije kuri umundi kuwundi atari Jado hari umunyamakuru yakoranye nande na Emifai urumva ubwo Jado aho urwo rugendo yararugenze urwa Simba Day yararugenze urwa Azam yagiyeyo urwa Pyramide nabwo yagiyeyo rero mu byo bashinja bari abandi yasanzeyo nawe izo ngendo yazigiyemo igisigaye wa mwana wantu wombaje ati yari yishuriyaga yagenda gate ibyo wenda bazamibaza hariya ariko nziko jewe harizo nziyishuriraga iza scouting inoza kubwiye ati ubuyobozi nibo bamwohereje nibo bari bamwishuriraga ubwo nabyo bazagaragara Jado ku mugoroba bari amaze iminsi bamushaka baramubuze umugoroba barakunyara mushaka nimugoroba yiviriye mu gasiporo umuntu aramubona
akunda uburyo cross nguriya wamwumvise bamutagaza umuntu aramubona ati nimutangatanga dore ngo yanyuze hariya umuntu amubonye yirira agasozi none se mvuga ngo ikifu ari mu kuzamuka agasozi kandi bamuhamagaye baramuhamagaraga niyitaba telefone kake yakoreshaga WhatsApp gusa umuntu aramubona ati dore nimutangatanga hariya mu rutoki ibyo nibyo nikabyo cyawe nikabyo cyawe oya je wari wese uvuze ngo umuntu aramubona iyo ubonye umuntu rero urabona ka gasozi kabeza bahazi uravuga utabo hakurya no hakuno iyo ukazamuka uri mu cross wagira uri inyuma yawe bakureba mu modoka none kuri moto yakubona babahamagaye ati hari umuntu mbonye wa muntu ura ngaho ati abo hakurya no hakuno yaboneka n'ibitandukanye umubonye se arimo arikwana muri siporo hano kabeza arimo araniruka ni mutangatanga tabacika ari imanukira intasi zimugendaho ziba zigeze iwe mu rugo namaze kwigira muri douche aho kanya abona barakomanza abantu numva bari barayobe wenda convocation turayijyana mu rugo iwe nihe ntawe wenda bari bahazi ariko intasi yo yamubonye ajya siporo avuga ati mugumeho mugende nyuma mpaka ugeze haba Jado rero ku isaha saa 4 saa 3 gutyo na 50 gutyo nibwo Jado bamugezeho saa 4 n'iminota 7 baramutwaye y'ijoro bati tujye kuri aho kubaswa Jado na gutyo nawe yagiye mu murwa wo bamaze gufatwa itsinda ry'abamaze gufatwa kugira ngo bagire ibyo babazwa kwinyerezwa ry'umutungo wa Minadef hari ubukize ejo kwa gatatu no kubwega 20 na bangahe na 5 26 ahubwo ha 6 nakubwiye 26 ubu nyine babaye 20 na karindwi undi bari mu gushaka ari Dubai Leonidas waravaye bigenza bite yarahunze barandika WhatsApp convocation bakazohereza akarya urwara uwo yaritaye mu gutwi nawe ari mu bagendanye na APR mu ngendo yari umufana ushyushye cyane akabya kavugatse uyu muntu ko akiza muri APR akaza dukanga dutsanzemo duhinga yaje ashyushye cyane no umufana cyaba usanga umufana afite akabari hari ya Kicukiro muri ka karogeze witwa Piero none se burya nawe yarahihibikanaga yabaga mu byaperi yabaga muri APR yaragiye mu kizuru hari zibo bakiyi bakodeshwa Kidobere Godibo Dauda na Ramti bose ba mu nzuze nawe ari mose hakuzi se abari muri groupe yagiye Misiri nawe yagiye mu Misiri ariko bamutumiyeho bwa mbere aritabwa kabiri ahita nyanyagira umwe mwibazo rya mbere ryabajwe bari gani cyagiye navugaga mu bafana bagiye 12 yaritabye batangiye kumubaza umutungo we kuko bivuga ko hari ahuriye n'umwe mu bantu muri APR bashobora kuba barakoranaga yabafitanye amaza afite yabafitanye isano n'umutungo wa APR aho nyengerejwe none se muri iki gihe yarakiri muri APR cyangwa yaragiye muri za Rayon Sport hari hari nuko yindi bamaze kugeza hirya abantu yanyawe igiye hirya ko Jorginho yagiye ku handi ni wari umuntu we nawe ajya ku ruhande ubusanzwe se yari umufana wa APR ntago muzi muri APR namubonye igihe cya Jorginho we ariko se abafana bose buri mutagazaje urumva yaba ariko yaje se wamubwira umuntu mushya muri APR abafana ba APR ni benshi cyane yareka baba hari umuntu mutangazaje abazi ni wowe ujye ubyivugira ngo abantu ku kibuga baraziranye ubu nawe ni umuntu biroroshye adaturutse hanze atari umudiaspora wenda wasanga ziba abandi babisakuza nyine babisakuza babazwe ndakubwiye ngo witwa Piero rero yari umudire ukomeye cyane wenda wasanga no muri ibyo byayo mazu n'ibyo kodeshwa ryayo wasanga bakuba kabiri by'ibyo byakagombye niyo mpamvu nanjye mbakubwira ko haba harimo utuntu twinshi tugobeko Piero yarari mu kizuru gikomeye cyane cya APR Football Club muri iyo minsi Piero ni akabari ke kazamukiye karahitinga ko kazamutse se kandi arabariyo bakamwera oya bakagiyemo nyuma nuza Fredina agavuye ejo bundi kuri Juru Paka yego agavuye ejo bundi kuri Juru Paka nubizi aho nibwo yaje gufatamo shares bivuga ko hari umuntu yaziguze wa APR Football Club rozifitemo nawe ngo wasubiye je nagiye ngiye kubareba ndashaka ko cyamo turabayiga bari kuvuga ati kwa Piero nagiye ngiye kubwira cyamo turabayiga ngameze neza cyane baba kunterura bamvana mu kabari
nabasuye nabwo ati ntabwo turabahiga none Ariko nawe oya none se agomba kubaha ubutumwa Yagiyeyo. nagiyeyo ngiye kubabwira ubutumwa amakuru numvise ngo wajyanye n'umucyaramu ngo afate ameza manini cyane ati mutangazaji umuhungu wanjye mwicara hariya cyane ngo muri gutanga ubutumwa aticara hariya nawe ugereka akaguru ku ati kandi wumva icyo baratubonye bose baranyanyagira buri umwe anyanyagira muri ba bantu bose basohoraga barokwitaga bamusohoraga bose barambonye buri umwe akanyinya ngo ariko se ko bazanye hano none baje kwenda iki hano ko nawe ibintu ubamo agaco hiniramo agaco gute harimo bita amafaranga yawe kwirukana mu kabari ko hari n'amakosa ubwo rero Leonidas bikakwereka kuri ya orudire wavuga guti iyo orudire kuruwasa harya cyane ordre croissant ari de croissant yego ubwo uravuga uti rero bishobora no kwataka abandi kuri ibyo bitari nko kwitike gusa ariko binahura nyine n'utwo tuntu two ku ruhande yaba ibyo by'amazu yaba ibyo by'abakinnyi n'amatike ariko ntajya kure n'ubundi kwabo bose baragendaga hatari ubwo rero Jado nabo bayisanzemo ajya gusobanura gutyo ariko nagusobanuraga ko hari n'abandi bataraboneka kugira ngo buzure umubare kuko ubu tumaze kuvuga ko ari 26 cyane barindwi ronda 27 kandi naguye ko ari 30 mu gihe abandi bakibwiye atari n'abandi bagenda bazamura izindi dosiye zizamuka ni twaravuga tuti iyi dosiye ntabwo izarangira ku ndege gusa ko byagenda kose hari n'ibindi bikorwa izagenda ifataho ubwo rero niyo mpamvu niba tubona bo mu ndege kandi hakaba hari abandi nabo bakoraga muri APR ntago byanze kunze ugomba gutekereza kuko mu minsi igenda yicuma hari abandi bazagenda baza biyongeraho nk'uko nyine tubonye Jado Kagimbura ntago wavuga ngo undi utegerejwe n'uyu cyangwa se n'uriya inzego zibishinzwe nizo zibizi inzego zacengeye mu bitabo by'imari urumva zikabisoma zikabireba zikareba ubugobeko abantu bagiye bagobekamo ibintu runaka n'inyandiko bagiye bahimba bagobeka abo nibo bazamenya ngo uyu ni ukurikiyeho uriya ni ukurikiyeho uyu nguyu turabona ibye nta kibazo uyu turabona ibye bifite ikibazo byanze kunze tuzamenya nibindi mu minsi iri imbere yego yes nibyo rero ubwo reka tubiharire amategeko ko n'ibindi bizaza nyine tuzagenda tubabwira no kubenforma arakoze cyane mutangazaji rwose kuri iyi nkuru nayo yakurikiranye nk'uyu ni umunywanyi we ariko nyine arayivuga nta kundi nibyo twagiye tubaga tutinike inkuru zazimeze oya kubabara se urababara nyine reka bakurikirane nibabona abo mwere azasohoka mwongere